akenshi tuba mu isi y'ibicanganye cyangwa se bicangacanganye. Uyu munsi twifuje kubagezaho amwe mu mashusho y'ukuntu inkweto igiye itangira ikorwa kugeza igeze ku musozo cyangwa se ku muguzi wa nyuma uri buyigure. Iyi bayita Ineza G, naho njye mugiye kubana ni Nkusi nk'ibisanzwe, tubagezaho ibicangacanganye mu isi nzima. Ikaze. Mu ruhererekane rw'ama episode cyangwa se mu mashusho y'uruhererekane mugiye kujya mukurikira hano 5 kuri 5, nuko mugiye kujya mumenya uko inkweto ikorwa kugeza itangiye kugeza igeze ku musozo, aho iva mu mashini ikava mu ruganda ikarinda igera ku muguzi wa nyuma uri buyigure akayambara muri materiyeri zigiye zitandukanye tuzagenda tubatambukirizaho hano z'uruhererekane. Byinshi wajyaga wibaza ufitiye amatsiko, ndetse nawe ntugende utanditse hano muri comment kugira ngo dukomeze kubana mu mashusho y'uru ruhererekane ari bukomeze kugenda atambuka hano ku Neza G. Iyi bayita G mu y'ubwonko ndetse ibicangacanganye mu isi nzima. Hari byinshi uzakomeza kugenda umenyera hano ku Neza G cyangwa se G y'ubwonko. Dukaza iminwa yacu buri munsi ngo tukugezeho ibyo amatwi yawe atarumva na rimwe, ibyo amaso yawe atarabona muri iyi si y'ibicanganye yuzuye ibicanganye mu isi nzima.